mu gihe abandi bamaze gusohoka mu gihembwe cy'ihinga ry'ubwatsi bw'amatungo mu mezi y'Ukwakira no Gushyingo 2025, aborozi bo mu karere ka Nyanza by'umwihariko mu mirenge ya Nyagisozi na Rwabicuma baragaragaza indwara idasanzwe yatumye ubwatsi bw'urubingo budakura ngo buzane ingingo, ari nazo bari basanzwe bakuraho imbuto yerera amezi 4. Rufatwa rumera nk'ibyatsi rugahinduka umutuku. Urabona kumwe bapima abana kwa muganga ku gipande, urabona habanza umutuku, umuhondo, icyatsi. Urubingo rero rugeze hahandi hamwe, hanyuma sinzi niba nahita umutuku. Urubingo rufite uburwayi, hagifite ubumuga bwo kutabona, nubwo ntabona ariko nutabona arakora kumva. Nanjye nakora ku rubingo rushishe n'urubingo rwaranutse nkabyumva, urubingo rugiye kuma n'urubingo rutose nkabyumva. Dufite ikibazo cy'ubwatsi, buza nk'ubuntu bw'ubwatsi budafatika, ntibukure, bukaguma hasi, ntibuzamuke ngo ingingo zize tubone imbuto zo gutera. Nk'ira pasiparumu uko imeze niko biba bumeze nabwo, biba bifite amababi mato cyane. Ikibateje impungenge kurushaho nuko nta bindi biryo by'amatungo by'umwihariko by'inka biboneka hafi yabo ngo bibe byakunganira urwo rubingo narwo babona nk'uru gukendera, dore ko basanze ari n'indwara yandura. Kera habagaho sitariya ntizikibaho, habagaho trebusekurumu ntizikibaho, desimodium ni bake ku ijana. Noneho ikibazo cy'urubingo nirwo ruboneka kuri buri muntu. Iyi ndwara twayobeye ariyo rubingo ngo witwaga Kameruni, nirwo rubingo abantu hano bari barabashije kwitabira guhinga rukabaha n'umusaruro. Ni nayo mbuto yagaragaraga hano, ariko ubu kugeza uno munsi imbuto y'urubingo hano irasa nk'aho ari ntayo, iri gukendera. Kugabanuka k'umukamo mu bwinshi n'ubuziranenge, impungenge ku buzima bw'amatungo n'ubwo bakoresha ibyakomokaho, ndetse no kuzabura imbuto yo gutera mu gihe kizaza biri ku isonga y'ingaruka biteze zishamikiye kuri iyi ndwara. Impungenge nta mukamo. Mu rwego rw'umusaruro w'amata dufite impungenge y'uko n'amata azanduza abana bacu mu gihe kizaza kubera ubwo bwatsi buribwa n'inka zikamwa budafite ubuziranenge. Abahinzi b'ubwatsi bw'inka babutegura ku muhindo cyangwa na mu mwana mezi, ubu nta mbuto iri kuboneka. Kuva ku muhindo nta mbuto iri kuboneka, no hagati nta mbuto izaboneka, kandi bwanduza n'ubundi. Nkeka ko byazagira n'ingaruka ku matungo, yaba ari ifunguro ku matungo. N'imbuto y'urubingo ntago izongera kuboneka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Siridiyo Habinshuti avuga ko iyi ndwara aribwo yumvikanye, akemeza ko ikomeza kwigwaho. Ikijyanye n'iyi ndwara nta makuru n'ubu mbyumvise, turakomeza gushaka amakuru. Muri iyi mirenge y'Inyanza ni hamwe mu hakigaragara inka zahuka ku gasozi, mu gihe gahunda ya leta ari ukororera mu biraro, ibyo bahuza hanini n'ibura ry'ubwatsi. Kuri iyi ngingo bavuga ko uretse n'ubwatsi bwo guhunika ngo buzakoreshwa mu gihe bwabuze nko mu mpeshyi, no kubona ubuzihagije muri iki gihe bigoye, dore ko aka ari kamwe mu duce tubarizwamo inka nyinshi. Byagombye kumenywa n'abashakashatsi bakareba indwara iri mu rubingo kugeza ubwo batabara abaturage. Jean Claude Nirere, TV1.